ntibishoboka, impinduka ntizaza hatabayeho kuvugururwa ko gutekereza kwanjye. Kandi mvuguruwe n'ibitekerezo by'Imana, ibitekerezo by'Imana, apana ibitekerezo by'abahanga, apana ibitekerezo by'abateoloji b'abahanga, ibitekerezo by'Imana. Haleluya. Kandi ntiyabiduhishe yo kabyara. Nubwo umuntu yaba umuswa akagirira Imana inyota, izamwigisha ijambo ryayo. Imana, haleluya. Imana yuzuza ibitekerezo byayo mu muntu utarigeze wiga. Imana yuzuza ibitekerezo byayo mu mutima wose ufite inyota. Niko ba Petero byabagendekeye. Mureke Imana y'imbabazi dufashe kutarera umubiri gusa. Ubu Minerval ibintu byacitse, Imana yidushye. Tujyana abana mu mashuri. Ariko nyuma ya Minerval, nyuma y'umubiri hari ubugingo buhoraho. Umuntu ashobora kwiga kaminuza pe, ariko akazarimbuka. Kandi yarabanye na nyina w'umurokore, yarabanye na mushiyo w'umurokore, yarabanye na mukuru w'umurokore. Nshuti y'Imana, mu mwuka ntago bagira bati, ntago bateta, ariko mu mubiri uzatete. Kuko igihe usinziri, igihe urambaraye, umwanzi we ntarambarara. Arashaka kukumira bunguri, arashaka kukubuza guhagarika iby'umwami yari yakugeneye ko ariwe uzabihagarika. Arashaka kukubuza kurinda abawe, arashaka kukubuza kurinda ibyawe, arashaka kukubuza kubaka ibintu bishyashya. Mu murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Kwizera gukomeye ntabwo kuzanwa no kuvomererwa no kurira ku meza y'umwami buri munsi. Haleluya. Ntabwo dusenga ari uko twarambaraye. Ngo urumva rero ngo numva ijambo ry'Imana ngo narambaraye rero ngo ndaryumva rikambyutsa. Ubundi utegereza kurambarara gute? Hari umuntu ubaho atarya? Iyo ubaye utarya nturwara. Niko tubaho umwuka wawe utarya. Uzarambarara se ntuzarambarara? Uzarambarara pe. Ariko ntabwo dutegereza turira ku meza y'umwami buri munsi. Mu gihe cyoroshye n'ikitoroshye, gikwiriye n'ikidakwiriye, umuntu wacu wamwe imbere agakomeza avomerewe n'ijambo ry'Imana. Twajya gucogora tukumva ibibwiriza bitubyutsa, tukumva ijambo ry'Imana ritwibutsa ineza y'Imana, ritwibutsa ubwizerwe bwayo. Haleluya. Tukayibwira ngo Mana, nubwo ntabyumva uri uwo kwizerwa kandi warantoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha, umpa agakiza kugira ngo ineza yawe yose ice muri njyewe igere muri bene wacu. Ndi igikoresho mu biganza byawe, unkoresha uko ushaka. Hanyuma njyewe n'Imana tugakora business yo kubaka nk'uko nyina wa Timoteyo yabikoze, tukubaka ubuzima bw'abantu.